none se ugiye gufura nta myenda yari idafuze yose irafuze ese n'ibiki bibaye ariko icyo utazi ni iki mbere kumbaza ngo ni iki cyabaye ibiki byaguteye umva nkubwize ukuri ubu noneho do bino mwisho mama bure nyina nihagira wongera kurara muri iyi nzu ibyo byanzuro bimufata ibivuye reka mbanze nkubwire we nk'umugabo wananiwe kwifatira umwanzuro unanirwa kwitekereza baragutekerereza nubwo wanshatse ndi umugore wawe ariko ugiye bukakugurusha ubwenge icyo kintu umara kukibuka ariko ibyo ninde wabigutuma ninjye wabyitumye nta wundi reka mbanze nkubwire mba nkubwira ahantu hakubwa bwenge urabusubizayo mba nkubwire urabizi ko ndi umugabo muri uru rugo nanjye ndi umugore muri uru rugo waza usanga inzu yubatse niwe wayubatse cyane njye ku buryo inzu itacumbikira ibikapu iyi nzu ni yanjye nawe ntabwo ari wowe wenyine nyuma y'uko nshaka wari wiyemeje ko turi umwe njye nawe mu gihe rero turi umwe ntufate umwanzuro wenyine ntufite ikintu na kimwe cyo kumbwira ko hano atari iwanjye rega niyo haba ariwe wanasohoka oke ni iwawe ndabyemera nawe ni iwawe ariko ni gute utifatira umwanzuro hanyuma si ibikapu bibangamyeho iki subiza ibikapu uretse nta gikapu na kimwe gisubira muri ino nzu subiza ikibazo igikapu kitarakemuka mba nkubwire njye nawe haragaragara nyir'ububasha noneho warize sawa turareba noneho ni gute umuntu w'umugabo nkawe bwa mbere narakwihanganiye uzana umuntu muri iyi nzu ariko vugira hasi ngo ntabwo uzi ko dutuye mu mudugudu shaka tuwe dutuye mu isoko erega hano ni iwanjye umva mbanze nkubwire warifashe bwa mbere uzana umuntu hano utangishije inama ndakwihorera sinjye uhaha harya ntabwo nkora njyewe n'uhaha sawa umva mbanze nkubwire rero warifashe uzana umuntu muri ino nzu sinakwihoreye hari inama warangije nk'umugore wawe noneho ikindi cyanteye umujinya wakoze kikanzoga kikanzungurutse wowe urifata ufata amafaranga ubizi neza oya umva nkubwire umbwire iki niyo nyakwaka nawe wari bubyemere uretse ko utari uhari warabimbwiye se wangishije inama nk'umugore wawe niyo uhari wari bubyange wangishije inama nk'umugore wawe ariko siyo twazigiye ntitwumvikana n'ubu ntitwari bujye tukayumvikana rero wabikoze utangishije inama umva nkubwire ntabwo wari bunyemerere umva manza nkubwire ntukabe igicucu ngo ubikigori kibagende bagoshuke ese icyizere kimaze iki icyizere cy'icura no kugira icyizere yuko ndi bukubwire ukumva ni kosa nakoze ushinga ku buryo bavuga ngo bamugire icyizere reka manza nkubwire bakugize ikigori ry'uri umuntu w'umugabo ariko mba nkubwire gerageza kubyisha amagambo yoroshye ushobora kumva kamere kazamuka bikagenda gute nanjye nakubwira ntugire ngo nta bitutsi ngewe nzi maze bikagenda gute nta mugabo utukana sibyo ako nanjye sindi kugutuka ngaho mbwira utuje amafaranga yawe ndatuza ntakibona uriya mugabo muri urugo n'amafaranga yasubiye mu nzu urongera urabivanze usabye ibintu bibiri saba amafaranga wende amafaranga azi ariko uravanga byose ndabisabye ko mbifitiye uburenganzira mu rugo rwanjye kandi niba atari uko bimeze ariko ntabwo ugomba kurwara umutwaro undemereye uwe mutwaro kwirukana umushyitsi kuzana amafaranga icyarimwe ntiwirukane umushyitsi ibikapu ni bibiri maze rero umwe afata iki n'undi afata iki mbabone murenga kuko utakwirukana umushyitsi wawe ibyo nagusabaga wabyumvise reka mbanze nkubwire nayo ibyo nagusabye wabyumvishe kandi maze igihe mbigusaba maze nkubwire untware gake nanjye untware gake hanyuma utanzamurira kamere izamuke nanjye yanjye izamuke urumva utanzamurira kamere wenyine ugira kamere oya banza wumve ntabwo ndumva iki hanyuma rero nanjye mu gihe wanze kunyumva nanjye sindi bukumve ukeneye iki nkeneye kuriya mugabo vira muri uru rugo ikindi nkabona amafaranga yavuye muri ino nzu agaruka muri ino nzu wajyanye imitungo yose dufite se ayo mafaranga ntabwo waretse kunzamura isukari nk'uko nawe uri kubivuga ariko nanjye kamere yanjye itabyuka nta cyumubwira kirenze nanjye nta mutima ndwara sawa ntawe urwara nanjye ntawe ndwara ubu turareba noneho uri burenge uyu muryango maze rero ntabwo nkunda n'agasuzuguro wantwara iki nkunda n'agasuzuguro nagutwara iki kora icyo ushaka nagutwara iki ariko kora icyo ushaka nyine nawe ukora icyo ushaka ariko mba nkubwire
aragushutse ariko ijambo ry'Imana rivuga ngo ntugakore ku mugore none ko nkozeho iryo jambo ry'Imana kuvuyemo akakanya ngo ntugakore ku mugore none uri kumwe ngo ningukoreho ubu ntabwo ukora ukareba ukareka mbaza umva mubwire utazibwira ko uri wenyine muri uru rugo baragushutse umva mubwire hanyuma umva se twirirwa icyo wadukundiye kunesha peti nkuhakanira nabomba peti wenda ntago wanahita ahubwo ukumbuza peti ariko ni amadeni nanga abantu ariko se wowe ariko si igihe tumaranye ntabwo uramenya iyo navuze hoya ni hoya nta kindi renzaho rega nanjye ndarangu ese bwa mujyaho nzahombe we ntabwo wahomba nakubwiye ngo aho navuye ni kure iyo nyafite ntabwo menya icyo utanga njye naje inaha urumva naje inaha mbona ko Kigali byanze nza gutangira ubuzima hano sinshaka rero noneho kujya munsi ya hano nago nanga idede setu kanirire ubu kurenza icupa rimwe ubu tuba binyutsa nariyo nko ese birashyushye koko agatangaye ukuntu wabu umva rero ngiye bura ntanakubeshye oya ibiryo urabitwaye nyine umva nkuyeho banza wumve twara n'ibituri irire nta kibazo murakoze ntabwo wabura inzoga ngo ubure n'ibiryo ngushakaho rero ngiye mfite diro urabizi ko mba mpagitse ahantu ntujya kubona ukabona nzanye 100 nkurimo 10 nkaguha 20 nkaguha 40 iyo ufite diro reka negere rero umva nkubwire wambonera ahantu hari kontwari konteri y'amazi karako hejuru karaga konteri robine konteri ya indi bamo imibare yego iyo ngiyo konteri surishakira ira ni imari ya ni imari ya danje wo usigaye se ukora muri biriya by'amazi bari abantu by'amazi iriya urayitwika ubundi wigeze wiga ibintu byo gukora amazi n'ibiki wumve urayitwika ukasa n'uyitwitsemo gake kabaho umuhondo igasa nka zahabu abantu ukabatuburira gakenda cyo ukiyima gutya ukiyima nzakuzanira amafaranga 30 kashi uravuze ngo 30 kashi ukuntu nkunda kashi nina nayagwa no kuri mobile money oya ntabwo nkunda kashi je nkunda kashi ifaranga we pepa akamwereka ariko ubundi hano kwa landlord tumaze iminsi amazi yarapfuye umuntu agikuyeho arubwo babimenye ntabwo babimenye bwacya mu gitondo nta kikiri nta nubwo gifite kari akantu bajya bapfunyikaho nubwo kabaho umuntu agapasura akagasudira nje ntabwo babimenye noneho ngawe ufite umuntu wagikuraho nje ntabwo nabasha kugikuraho ufite umuntu wagikuraho 30 harimo muyede wa 5 oya uzaperereza ibintu byo kunkata nabirimo twumvikanye 30 ni 30 nta kibazo ni diro urashaka kugikuraho cyangwa ntabwo ushaka umunwa ye ni diro kuko iriya konteri ninyikata neza nkayitwika neza nkayicuruza sinzayiburamo 80 cyangwa 30 urayama mbere n'iki kiguha ntabwo nzategereza ngo ujye gutwika ngo ujye kugurisha njyewe ndaguhereza umereza njyewe ndayaguhungerera hire oya ndayikura wowe nshakira uyikuraho njye ndayikuza nta kibazo ndayaguha ungejeje hire nta muntu ugize ute mbona nta kibazo ubwo uzi ko tubaho gute Kigali nzanira agapirimusi rero niba ari ibyo iyo ni iyo ntago ari imari iyo ni imari nzanira agapirimusi ahubwo urabizi urebe yayindi iriho utudomo kabareo 30 Manda nguzana ku gacupa 30 ugaruke hotel ndaho nayibonye ntabwo nategereza ko bwira simba urasanga naguhoreje sawa bubiho yego nanone bamubwire kanza wumve ubyumve neza ibya hano ndabyumva sibyo uyu mugore yagiye kuzanyica ngo yagiye kuzanyica ufite bizakwica naga n'ibyo uzakwica kandi bamubwire nawe uri umuvandimwe ubaha ngaha wari ukwiye kugira uko byitwaramo ariko nta kibazo gihari nicare tuvugane nicare tuvuge tuza madame mwicare mwe mukeneye kwicara ariko tubyoroshye wakwicara ariko ujya ukandika tubyoroshye habaye iki habaye iki mbamubwire uyu mugore do iki gikapu ni icyanjye ngo ni nkijyane n'umungane igikapu ni icyawe ngo nawe umungane rega vuba mufate umwanzuro vuba wagezeho kunkuramwo amaso hirya bagukuramo udakuramo y'abandi tekerezo mugire va mwumvikane vuba uribuka ya mafaranga naguhaye amafaranga amuzeho yazanye nyatange nyuma yo kuyazana nyatange nawe ugende nanjye ngumaha ariko amafaranga ndi kuyashaka ari hehe ari hehe
amafaranga se ko twayakoresheje gahunda kandi z'ibibazo by'abagabo. Ibyo bibazo by'abagabo mu gihe ntayabonye aka kanya hano. Mufate inzira mujyane muzagaruka ariko amafaranga mugarukanye nayo. Ariko abadamu namwe ntimukihutire kuvuga. Ntacyo. Ese urabona njye ndi bwami. Ntacyo. Urugo n'urwanjye nanjye ntagafata imyanzuro atambwiye yagiye ngo kugira ngo yihangane. Niko utayifata agafata imyanzuro atambwiye amafaranga agiye kuyakuyajya. Bari kwakoze ikosa. Uyu nguyu wigeze unabimbwira ko nabimenye utanabimbwiye. Niyo abari mwemubwira yari bwemere. Uzaho nabikwiye kugira umenye ko amafaranga wayatanze. Wigeze ubimbwira wowe. Urabimenye noneho tuzi. Jewe amafaranga nari ngiye kuyabona buze gato. Ariko mwihangana amafaranga ejo. Ako gato karagera ujya ziriya hirya wayabonye. Amafaranga ejo azaboneka. Se tubwize ukuri amafaranga bimeze bite koko? Jewe kandi aribyo nkubwira ko agiye kuboneka. Urugo rwanjye rusenyuke hejuru amafaranga. Oya ntabwo rwasenyuka. Udasenyuka se warwise. Oya aho kugira urugo rwanyu rusenyuke njye nafata igikapo cyanjye nkagenda. Ukagira ute? Ko mubigize intambara. Nakubwiye ngo amafaranga hano ubundi ufata ibyawe. None se ko ndi kubabwira ngo mureke nshaka amafaranga mukanga. Kandi mukaba ufata ibikapu byawe twumvikane madame. Jewe murabizi gisigare agena agiye kuyashaka. Zaza yaza. Ibintu birangire bive mu nzira. Nubundi niki? Jewe tunumvikane. Nuko muri no gushaka kumfatirana buriya ngiye iminota mike nabahindura ubuzima. Urumva mu nzari. Nabafatira jewe ikintu cyitwa ubuzima nkabuhindura. Hano nkabubakira inzu habimura nkabakurigira ipanga nkagumukora umushinga n'umugabo akabaho neza. Udashinga arabyina urabutagira icyo kubungaburira se kubungaburira nibyo tunsuzugura wowe. Oya no ntabwo ari byo genda umuntu n'umugabo nditunze ntabwo ugomba kunsuzugura. Warashatse se nawe wafatanyije n'uriya mugore wawe nagenda kugira ngo njye munsuzugure garaguza agati n'ikinyamugera n'amafaranga yanjye usohoka ugende narabihanganiye. Uyu madamu twashaka ndabizi sibyo impamvu avuga ifite ishingiro ariko ntabwo mugomba kununenga ngo munsuzugure njye kuko ko yagira ngo musuzuguze abashyitsi. Sawa umva madamu ntabwo tuzahano yiriwe ngeza aho gucisha ntabwo handeba ariko ndimo kukumva nawe aho yiriwe ntabwo handeba. Twumvikane noneho tubirangiza. Basi none kajyana igikapu cyanjye asiga iki agende ajyana igikapu cyawe asiga iki nta kibazo. Icyo cyawe ajyanye se wakijyanye wowe nawe akajyana iki? Buriya hari ukuntu Imana igukorera ibitangaza cyangwa ikakora ikintu cyiza ukakitesha. Iyo Mana ujuzanye nayo ceka wayibuka ifate neza utuje witunze intege kuko nyifata undi nabwirwa n'ikindi nanayisubiza mu mufuka. Ariko mu diyama yanjye mwumva ariko muri kuvuga wayibona iyi ni diyama blanc iyi wayibona kurumba tatarita ndikubabwira ni mureke dushaka amafaranga ntabwo uzi amafaranga zigura madamu uzi amafaranga zigura. None se harimo nkangahe nkubwira ngo ujye nyine harimo angahe wari wahura n'umugisha wigendera Imana niba hano harimo angahe uretse itonde harimo n'umugisha wigendera kandi madamu sinavuga ngo twacumbikiye Imana ukanseka si byose niyo nabayo kandi naba muri umuna w'Imana ahubwo mu kanya gato genda bahindura ubuzima. Ahubwo turimo turatangara tubonye Yezu umunsi twabonye Imana bizagenda Vipi? Sha, buryo urahanga sha. Eko. Komera. Komera se shanda komera. Se kumbona wicaye wenyine none. Afise harimo iki? Chama nada. Ase uzi ko ibintu byo gusangira ku muya babiciye koko. Ako gusangira ku muya. Ngiyewe uzebe. Ngasangira na DP. Ni ikibazo gikomeye. Akiryawe ma. Ngo? Akiryawe. Neze ko muna wagira ngo wapfushije nyoko bukwe neza ndetse.
aya ni amafaranga zinyongera amafaranga zibe umva byandangiriyeho kuki byagenze gute do ahangaha iminsi kuva cyagese nigeze mba uri ahangaha muri aka kabari kumva ryaba ryaraturitse we kuziye mpamvu nyine ni ibintu byarangiye kubera ko umugore wanjye meyo tambwira ko yapfuye kuki niyo yapfa nkashyingura bikagira inzira izina ry'Imana yaragiye ndabahehe ndataha none se reka nkubaze kuba wigunze no kumva ngo ko duniya yagiye duniya yaritondaga uzi ko navuga ngo tse nawe aho mbesha niyo mpamvu urimo kwicara gutyo ukavuga ari nkawe se ari nkawe naba nkize umuruho ngo jewe naba nkize umuruho akoze ibindi reka kuvuga no gutaruka undi ninde wari wargushutse reka njyewe reka nkubwire rero ushaka wajya mu rusengero ukajya utura amaturo ushaka ariko ubundi duniya uramukiza si ubundi reka tujye tuvugisha ukuri aho kugira ngo ushimire Imana uvuge ngo Mana urakoze urimo kubabara reka buriya reka nkubwire rero kubakiza duniya ashimira Imana duniya si mwiza duniya afite uko areshya duniya ni wa muntu wagira ngo ahari ubanza yaranakuroza kugira ngo muri reka nkubwire zebe agaho kari kundi karahandurika agaho kari kundi karahandurika nese ari nkawe biriho urumva umutima ukabyimba kuko umutima wanjye ubyimbye ubura gushimira Imana ariko ubundi reka umutima wanjye urabyimbye sha duniya yaragiye sha iminsi ibaye 3 kandi koko reka nkubwire zebe uko byagenda kose duniya yaraguhunitse reka nkubwisukuye njyewe duniya agifite umutima mwiza duniya ninjye wamunaniye uranyuma duniya ninjye wamunaniye arewe shanyera nesomero uba nkubwire rero wambare waraze gukomeza kugumeretsa buretse gato nyine nkubwire hatazagira umuntu ugushuka ngo ujye gucyura duniya aho kugira ngo inzoga zizajya gucyura reka nkubwize ukuri njyewe duniya aranyubaha duniya arankunda duniya duniya sha duniya mureti w'igishwi aguhunika ibicucu arajunjamye wagize gute nurumva uramenya atazagira umuntu ugushuka ngo ujye gucyura duniya kuko duniya inzoga zizajya kumucyura zahita zishakamo indi nzobe yigiza ariko bagusomye niyo kirabwireze wikomeza kunshiga ahubwo nuko ndi umugabo nakavugije impundu nkavuga ntayi byibura mbonye ko umugabo wanjye wafashe umwanya ukitekerezaho ukumva ko winkomeretsa winkomeretsa winyicira umutima sha winyicira umutima winyicira umutima wowe wapfuye uhagaze winyicira umutima we mu mwijima w'ibinyoma urukundo rubwira inshuti zibabanze ukuri kukagurishwa ibanga ryo kubaho riba imitego y'umwanzi amaso arabyina ariko umutima urarira kazi